Cheers. Guys. Cheers. Yes. Cheers. Utereka hasi kandi utereka hasi turamuca icupa neza. Ladies and gentlemen, this is Ivuko Empire. Akakanya turagira ngo sugambire mu mbonye hano kuri kamera. Just hano turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye. Turi kumwe n'abakinyi babarirwa ku Ivuko Empire. Nagiye ngerageza kumva amajwi y'abantu bashaka kumbaza byinshi, kumenya byinshi kuri bo. Of course nanjye hari batari bazi ngo ninde ubundi uburi behind. Akakanya rero ngiye kuba presentera aba bakinyi bose uko bari ahangaha uhereye ku muto gushyika ku mukuru sibyo ko bose hano imbere babangana. So rero icyo musaba ndaza kugusaba gukurikirana iyi video itangiye kugeza irangiye uri buze kubusobanukirwa byinshi kurushaho and then ngiye turibuze gusubira mu kindi gice. Nkuko ubwo ngubwo mushobora kutaza kongera kumbona hano bitewe nuko ngenda ndi hariya aho mutabona. So ariko kwijwi ryo muraba munyumva. Rero nasigira umwe muri abangaba microphone. Bakwatira. Okay. Nkuko nabibabwiye rero tugiye kubereka ba bakinyi musanzwe muzi mu buryo butandukanye bakina ibintu bitandukanye ariko right now ubwo tugiye kugira ngo buri wese kugira ngo umukinyi aza kina muzi ngo uyu yitwa gutya na gutya ubakinya hanga n'uyu mbo. Ladies and gentlemen, as I promised you, nkuko nabibasezeranyije dore uyu nguyu wa mumpere wa mugabo kamera nako microphone. Aha, bite wa mugabo? Byiza cyane. Witwa nde? Uravuga uko witwa hano izina risanzwe nurangiza ahangaha ku Ivuko Empire uvuge amazina ukoresha. Nitwa Sebeza Alexandre. Mu Ivuko Empire nitwa Papaganza. Papaganza. Gerageza ngenda kuzi gerageza wisobanurira abantu baranga wundi Papaganza ninde. Papaganza ubusanzwe washyitse mu Ivuko birumvikana ntabwo turibuze gusobanura byinshi ko twageze mu buryo butandukanye ariko none turagira ngo tubwire mu busanzwe Papaganza ubundi gukina filimi wabivanye he? Gukina filime ni ibintu natojwe nabitorejwe mu Ivuko Empire. Yakunda nayo mpamvu nyine ni gukina. Ariko ubundi watojwe n'ubundi wari ufite impano niyo mpamvu. Aha, hanyuma mu busanzwe mu buzima busanzwe Papaganza ari we Alexandre. Mu busanzwe gerageza ubwira abantu warize cyangwa ntabwo wize level y'amashuri yawe yaba ingana gute? Nize primaire niga na secondaire mfite amashuri 6 muri maths physique. Okay, ubwo bakumvise. Muri make ko tudafite igihe kinini wenda se icyo mwaba mugisobanukiye kuri we yitwa Papaganza muri filimi amaze iminsi ari gukina ariyo bitani ko yambere ariko mu busanzwe yitwa Sebeza Alexandre. Ababwiye ko yize maths physique afite amashuri 6. Aha, tugiye guhita dusimbukira ku muntu wundi. Uyu muntu baguha umwanya weho ufite microphone wavuga noneho nawe hanyuma imbere yanyu mufite undi mama sinzi nimba ari mu mama araza kubibwira neza ku gasatsi yagize ukuntu kameze ukuntu ahorana isuku cyane ahora kumiki. Aha, wabwira abantu bagukurikiranye ukabibwira uriwe naho uri n'icyo ukora hano imbere ya kamera. Murakoze.
nanjye nitwa Muhawenimana Janine abandu umumama w'umugabo umwe n'abana 5 ndubatse nanjye ndi umukinnyi wo mu Ivuko Empire naratojwe nize ubudozi ndo mutayeri. Urakoze cyane. Muri makeya uwo ngo bamwita hanyuma se musanzwe mu Ivuko Empire mu usanzwe kina usanzwe kina. Mu Ivuko Empire ndi Madame Professor. Madame Professor. Icyo uzwiho cyaba cyarakubayeho kidasanzwe n'ikiye mu mikinire yawe. Muri iyo filime maze imisi uri gukina bayita gute? Niko yambereye. Icyo wabuzwiho wenda cy'amatsiko yaba ari iki? Icyo nzwiho kuri filime Ivuko Empire. Nzwiho nk'umugore uzi gukotana. Urakoze cyane. Tudatinze ladies and gentlemen hano dufita undi muntu. Hano tuhafite undi muntu nawe aragira ngo twibwire. Hanyuma ufite microphone. Watangira wibwira abagukurikiye. Ubundi ninde ufite microphone azwi nkande? Muri filime maze iminsi turendinga mu Ivuko Empire nitwaga Majojo. Nakinaga ndi kumwe na sheri wanjye witwa Olivier. Nibyo twakinaga murebye. Okay. Ubwo barakumenya. Hanyuma mu busanzwe Jojo azwi nk'umuntu nkande. Ese Jojo niryo zina ryawe bwite? Jojo ni izina rya filime cyane mu Ivuko. Bishobora no kuzahinduka bitewe n'izindi zizakurikiraho, ariko Jojo ni izina ryo mu Ivuko niryo nakiriye. Ariko ubusanzwe nitwa Joseline Iradukunda. Joseline Iradukunda. Mu busanzwe waba waraciye mu ishuri bimeze bite? Ishuri nariciyemo niga primary, secondaire niho ndayiga mfite AD. Mwishami ry'ubwubatsi. Muri make dufite engineer mu Ivuko Empire. Okay, nuko byifashe. Hanyuma hano dufite undi muntu mo hano. Nitwa Sinzabakwira Albert. Mu Ivuko Empire nitwa Sinzabakwira ryonyine, ariko mu zindi filime zizakurikiraho iryo zina rizahinduka ntabwo ari ryo nzakomezanya. Sinzabakwira Albert rero niyo mazina yawe bwite se? Niyo mazina yanjye ntabwo ari amahimbano. Niyo niswe n'ababyeyi banjye. Rero nkanjye Sinzabakwira nge nize amashuri 6 yisumbuye mu bijyanye n'indimi, lettre, noneho nza no gukomeza muri kaminuza niga drama with education. Buriya se ibyo ntibihagije bandi gusa nakubaza ibindi byose ko numva bivugiye rimwe. Ariko murumva ko Sinzabakwira Albert tumufite hano mu Ivuko nawe Empire yabibwiye ku buryo bwumvikana. Dufite undi muntu waduhera, ariko undi muntu hano mu busanzwe urinde? Mazina yanjye ni Shimwe Olivier. Shimwe Olivier uzwi nkande? Ese ni uko bakuzi niko uitwa? Uratubwira uriwe neza kurushaho nicyo umaramo hano naho bariswa muri make? Mazina yanjye ndumva arayo mu Ivuko Empire nyina nitwa Olivier. Aba nyine ndi umukinnyi w'Ivuko Empire. Ubwo rero nkaba ku bijyanye n'amashuri analize hotellerie, niga mu kigo cya laboratoire nini. Ubwo rero sibyo byaba ari byo ku bijyanye n'ibyaka cyangwa n'ibanga ryawe, ariko ikigaragara urubatse cyangwa uri umusore? Oya, ndacyari umusore. Urumva ko muri bakeya ni abasore dufite hano. Dufitemo abantu bubatse 2. Hello. Hi. Umeze ute? Meze neza. Hano umuntu tugezeho imbere yacu, imbere ya kamera, agira ngo atubwire n'uwo ari we ku buryo bwihuse cyane. Witwa nde? Urinde? Uri hano nk'iki nkande? Nitwa Dusingizimana Fida. Mu Ivuko Empire nyina nitwa Mama Ganza. Ndi hano nk'umukinnyi wa filime nyine wa Ivuko Empire. Yego. Ikindi nuko mfite amashuri, mfite AD muri PCB,
ku batabizi ni physique chimie na biologie mu kinyarwanda ni ubugeni ubutabire n'ibinyabuzima. Uzwi nka Mama Ganza ariko se koko uri Mama Ganza urubatse oya ni umukobwa pe ni umukobwa ndacyari umukobwa. Reka nze nkubaza abakobwa kenshi ntabwo mujya muvuga imyaka yanyu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. 22. Okay, ariko azwi nka Mama Ganza abenshi bari bamuzi nka Mama Ganza ariko uyu ni umwana muto cyane arangije kwiga ejo bundi. So rero kimwe n'uriya watubwiye ko yize construction nawe aracyari numukobwa kimwe n'uwa na Sebeza na Ruberi nawe ni umusore. Ubwo urumva ko dufite abasore n'abakobwa mo hano mu Ivuko Empire. Dukeneye n'abakwe ubwo birumvikana muri abangaba bari ahangaha. Ubwo wenda arabana ntabwo turabasha kubabereka, abandi tuzababereka mu minsi iza. Ubwo abo nibo tubanje kubereka bwa mbere. Sawa rero twahuye ahangaha turimo kwinjoyinga mu buryo butandukanye. Twasozaga igice cya nyuma cya filime bita niko yambere. Turacyakomeje n'ibindi bice bitandukanye hano ku Ivuko Empire nkuko twabibabwiye. Hari ibintu bitandukanye, hari ibijyanye n'imico, hari ibijyanye na film comedies and different things. Hano muzajya mubona ku buryo butandukanye. Rero hano turimo kwinjoyinga mu buryo butandukanye, ibindi tuzagenda tubamenyesha uko bizajya bigenda n'abandi bashyashya bazajya binjira mu Ivuko Empire. Thanks for watching this. utereka hasi kandi utereka hasi turamuca icupa neza